bakunzi ba Rwanda Gospel TV, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nanone nongeye kugaruka muri studio kugira ngo twongere dufate umwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Uwiteka Imana. Rero turabakunda, turabakumbura kandi dushima Imana uburyo mudukurikirana umunsi ku munsi, dushima Imana uburyo mutuba hafi, dushimira Imana uburyo mwitangira kureba inyigisho tubaho umunsi ku munsi. Inshuti zanjye ndagiye mbabwire ngo turacyahari n'ubundi ibyiza biri imbere. Reka mbere kugira ikindi dukora tubaye dusoma ijambo ry'Uwiteka Imana. Tugiye kuganira ijambo rivuga kwiturwa n'Uwiteka Imana. Turahera mu gitabo cy'Abaroma ibice byaho 2 umurongo waho wa 6. Aravuga ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Umurongo wa 7, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, bizabitura ubugingo buhoraho. Amen. Ndagushimiye mwami mwiza nyiringabo, mwami w'amahoro, ngushimiye kubwira ijambo. Bene data bariteze amatwi muri aka kanya, ariko bagire neza ubite bakomeze umugisha buri wese wari uteze amatwi iri jambo, mwoye kugubwa neza no kumererwa neza mu izina rya Yesu. Cyo mpeje ni buri mbaraga zose z'umwanzi Satani, abazimu n'abadayimoni bashye, buri myuka mibi yarice kuzima bwe irekure mu izina rya Yesu Kristo. Orambondo ruboko shandara bakuri yandoroboko sekete yama. Mwami, hari umuntu ugiye kuvugana nawe muri aka kanya, kandi hari umuntu ugiye kugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Tugikomeza inyigisho yacu, Bibiliya tubwiye ngo kuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Bivanga imirimo yose ukora nshuti yanjye, Imana izayikwitura. Ariko se reka nkubwire, niba umuntu ashobora kuguha inka ukamenya yuko ikikubwira yuko wahaye inka yashimye, nuko ugomba kumwitura. Rero Imana nayo ijye yitwitura. Imana ijye yitura umurimo wayo dukora. Imana yitura imibe yayo mukora. Nayo ngubwire n'ubu ngubu ndahangaha nimo mvuga ijambo ryayo, ndabizi neza yuko Imana izanyitura. Rero ndavugana nawe bitewe n'ubuzima n'imibereho wari urimo. Birashoboka yuko nawe udafite wabuze n'isengesho wasenga, ariko iyo ngubwire ngo ikintu cya mbere gituma Imana ishobora kongera kukwitura icyo wakoze, umwanya ugirana nayo. Uwo mwanya ntabwo Imana ishobora kwibagirwa. Rero niyo mpamvu Imana ijambo ryayo riratubwiye ngo Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. We wakoze byiza, Imana izabikwitura. We wakoze ibitari byiza, najyo rero ngubwire ngo nabyo uzabyiturwa. Ese uyu munsi itekerezeho, wowe uyu munsi Imana ije kukwitura, yakwitura iki? Ako nta kabazo nkeneye gusubiza nawe, nta kabazo ukeneye gusubiza mu izina rya Yesu. Umutima wawe wonyine niyo wagusubiza icyo wakagombye kugira gute gusubiza n'ubundi. Ariko ndakubwira ngo Imana yitewe kukwitura nshuti yanjye. Twabonye abantu muri Bibiliya tubwira neza, ngo bita Danieli, ngo abazanwa ari abasore benshi muri Danieli igice cya mbere, ngo ariko barangije babazana ibyo kurya, babazana ibyo bigomba kubabeshaho. Arangije aravuga ngo areka ibyo kurya by'umwami, atangira kurya amazi y'ibishimbo, atangira kurya ibyo byonyine. Abantu batekereza yuko Danieli asa nkaho yataye umutwe, ngo ariko biratubwira neza kujyo gihe cyarageze bagiye gutoranya abasore beza, basanga umusore wariye neza ari Danieli. Kukwera iki? Yubashye Imana. Imana iramwitura, yitura Danieli mu bihe bye yafashe, yanga kurwiyanuza, yanga kurya ibiryo bisanzwe. Aravuga ngo reka imbere y'Uwiteka Imana. Bibiliya tubwira ngo Danieli yasenga 3 ku munsi. Bibiliya tubwira neza Danieli n'umwe wabaye bazigunye mu rwobo rw'intare, abantu bamugambaniye, ariko muri icyo cyobo cy'intare abana n'Imana. Intare ngo zari zishonje, ntizigera zigira icyo zimutwara. Kubera iki? Imana yamwitiye cyagiye yagiranye n'Imana. Gira igihe cyawe n'Imana. Tubona abagaragu b'Imana, tubona Dawidi imbere ya Goliyati.
Dawidi nta zindi mbaraga yari afite, ariko kubera ko yubashye Imana, kubera ko yubahishije Imana, biratubwira neza igihe Goliyati yasuzugura ubwoko bwa Isirayeli, agira ishyaka ry'Imana, agira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Biratubwira neza ngo maze Dawidi icyaje gukoreka muri ako kanya ageze imbere ya Goliyati, Imana iramwitura, Imana imuha imbaraga, Goliyati amuca igihanga. Ndavugana nawe nshuti yanjye uri muri anyumva umunsi wa none, hari byinshi wakoreye Imana, birashoboka ko hari imfubyi wagaburiye, birashoboka yuko hari iminsi wabaye imbere y'Imana ukitunganya Imana ikakwishimira, birashoboka yuko sinzi imirimo n'ibikorwa waba warakoze. Ndavugana n'umukozi w'Imana wari ucitse intege muri bibe bya corona, ndavugana n'uwamenye Imana iyi minsi nawe ushobora kuba uri kuri gahunda bamwe bagiye kunyirukana mu kazi. Birashobokera reka ngo ubuhamya, hari umunsi umwe ndibuka ko ndi kuri radio imwe nashatse kuyobabwe none ahangaha ndimo mbwiriza ubutumwa bwiza, mwuka w'Imana arangenderera arambwira ngo ni misengere umusore umwe yari yirukanwe ku kazi yakoraga mu kigo kimwe, reka icyo kigo ndibuka ko ari no muri Majerwa. Arangije Imana irambwira ngo wa musore we, urwo rwandiko bakwandikiye hari ku wa gatandatu, urwandiko bari barwanditse ku munsi wa gatanu. Imana iramumishurira irambwira ngo wa musore we, kubw'imirimo wakoreye Imana, kubw'uko Imana yishimira imirimo yawe n'ibitambo byawe. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo kuwa mbere hari indi barwa igiye gusohoka, igiye kuvuguriza iyo gihe bakwandikiye. Ntabwo nawe yabyumvise, nzi ko yahise amamagara aka kanya ati pase ni wowe Imana intumyeho, nihumura niba ari wowe Imana iraza kubikora, nitegereza uko Imana nimara kubikora ari guzampamagara umbwire. Arangije ageze ku kazi kuwa mbere bari bamuhagaritse, igihe abandi bagiye kujya ku kazi kwa mbere, diregiteri we yageze mu kazi abakana kariye ntabwo hari twaramuhagaritse, yahise yandikirwa urwandiko rwihuta cyane rwako kanya kuriyo ku munsi wa mbere wagiye kwira. Umuyobozi wari wamwandikiye, nanone hari undi muyobozi we. Reka nkubwire nshuti yanjye, hejuru y'ukuyobora, hejuru y'abagufasha, hejuru y'abakubeshejeho, hejuru y'abazi ko umumaro, hari undi uri hejuru yabo, uwo ngo arategeka bigakoreka. Nagiye nkubwire ngo umugoroba agiye kugera, arangije ku mugoroba aramamaga ngo pastor ko Uwiteka umwami Imana ijambo yavuganye nawe ngo umbwire ku munsi wa gatandatu, kuri uyu munsi wa mbere rasohoye. Nanjye ryo nkubwire nshuti yanjye, birashoboka yuko hari inkuru mbi wumvise, birashoboka ko hari amakuru wumvise, ariko Uwiteka umwami Imana kubw'ibikorwa wakoze, Imana igiye kongera, Imana igiye kumanuka, Imana igiye guhaguruka kugira ngo yongere gusubize mu mwanya bari bakuvanyemo mu izina rya Yesu. Ndavugana nawe urimo kunyumva, agahinda kari kenshi. Reka mubwire ndimo nsoza, Dorokasi cyangwa Tabita mu byakozwe n'intumwa yari dodengo abapfakazi imyenda myinshi cyane, bakajya bahora bamushingiza bavuga ngo Imana ya Dorokasi bamenye Imana ye. Arangije ngo arapfa, ngo abapfakazi bararira, barongera bararira. Imana ihagurutsa Petero aza mu mbaraga no mu butware bw'Uwiteka umwami Imana. Bibiliya irambwira neza ngo maze Petero akihagera asengera Dorokasi kubw'imirimo ye, yibutse Imana imirimo ye. Arangije Dorokasi arahaguruka arakira bamuzima, abapfakazi baramubona, abo yari yaradodeye imyenda. Niki wakora, niki wakoze uyu munsi Imana yakwituraho. Imana yiteguye kwitura muri ibi bihe. Reka nkubwire nshuti yanjye, ubu kwezi kutari kwashira, ibyo ugiye gukorera Imana, ibyo urimo gukorera Imana, ibyo wakoreye Imana, niba uri kumwe nanjye, Imana igiye guhaguruka kandi ntabwo izaceceka. Mu izina rya Yesu giye gukora igitangaza gikomeye ku buzima bwawe, kandi nawe uzango ko Mana wakoze ibikoranyira nezerewe. Imana ikwiture wa mu mama we kubwo gukunezererwa. Imana ikwiture mu rugo rwawe, Imana ikwiture mu bana bawe. Ndavugana nawe uyu munsi wa none kuko Imana ikuntumyeho ngo noneho Uwiteka umwami Imana ahagurutse kukwitura. Nubwo abantu bagusekaga, nubwo abantu batabonaga imirimo ukorera Imana, ariko Imana irahagurutse mu izina rya Yesu. Wisubireho nawe, Imana ide kukwitura nkuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo nuko Imana izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Wowe wakoze iki? Haleluya. Wowe wakoze iki? Ibyo wakoze byose Imana ije kukwitura. Ndagushimiye mwami mwiza, ndagushimiye nyiringabo Imana. Umuntu mpaye ngo tuvugane nanjye mubwiye icyo umbwiye, reka ukuboko kwe gukomeye Imana guhaguruke, Imana kuramburire kugira ngo yiturwe ibyo yakoze mu murimo wawe, ibyo yakoze ku bakozi bawe, uburyo yahagaze mu nzu yawe, uburyo yahagaze mu gukiranuka. Izo mfubyi yafashije, abo bapfakazi yafashije,
bose bari babaye akahagara mu kimbo nk'Imana akagaragaza imbaraga z'ubumana. Nyiringabo Imana niwe uze kumwitura, kandi wambwe ngo ugiye kwitura abantu bawe uyu mwaka utarashira, hari ugiye kwitura kandi ugiye kubagira neza mu izina rya Yesu, amen. Ije tuzayikomeza ubutaha. Icyo nzi neza nuko hari imirimo Imana igiye gukora, kandi ndabizi ndakwenda ngo usengere kugira ngo Imana igire icyo ikora, kugira ngo nawe wongere uhaguruke wongere ukorera Imana. Gusa kora subscribe kugira ngo izi nyigisho ko zajya zitambuka, kuko zigiye kuba ziza iyi minsi tugiye kuba twiga kwiturwa n'Imana, cyane cyane tugaragaza cyaduhagurukira cyaduhagarara ku mirimo Imana iba yarakoze. Kora subscribe, ukore share, nawe ubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Icyo nzi neza nanone wandike comment ndetse n'ibyifuzo byanyu mu bitwoherereze. Imana itewe kubikora kandi itewe kubigira neza mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Telefone yanjye 0788430085. Ushobora no kunyandikira kuri email. Imana iduhana umugisha, amen.